Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kuri mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kubana natwe. Ah, Ndizera ko Imana ikomeje kubarinda. Nari nabahaye akanya kugira ngo mube musenga. Ndizera ko mwagize umwanya wo gusenga umwe wese ku giti cyiwe. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane rero. Ndashima Imana ko Imana yabanye natwe muri iyi weekend twari turimo. Dushimiye ubuntu bwayo, dushimiye imbabazi zayo, dushimiye urukundo rwayo. Imana yongeye kutwereka muri kino gitondo, tukaba tubashije kubyuka turi amahoro. Tubahaye ikaze mwese, mwumve muguwe neza. Abo turi kumwe kuri Zoom, mwese abaho umugisha mwinshi cyane. Abadukurikiye kuri YouTube, kuri Ntacago TV, namwe tubahaye ikaze. Imana ibagire neza. Ni rya mbere ubanye natwe, turagusaba kugira ngo kandi kuri subscribe kuri Ntacago TV kugira ngo uzakomeze kubana natwe mu bihe byo gusenga, mu biganiro dushyira kuri YouTube. Imana ibahe umugisha. Nizera neza ko hari inyigisho zitandukanye turi kugenda tubaha kandi ziri kugenda zibafasha cyane. Hari inyigisho twashyizeho ivuga ngo kuki dusenga ntidusubizwe. Niba utarayikurikira, ndagusaba kugira ngo uze kuyikurikira. Irimo ibintu byiza byagufasha gusenga kugira ngo ibisubizo byawe bibashe kukugeraho. Imana rero ibahe umugisha. Turi mu kwezi kwa kabiri, duherukana mu kwezi kwa mbere. Turashima Imana ko Imana yaduhaye kurangiza amahoro ukwezi kwa mbere. Imana ikaba yaraduhaye ukwezi kwa kabiri. Turabishimira Imana cyane. Nagira ngo uyu munsi dufate akanya dusengere kuno kwezi turimo. Ndabizi ko wagusengeye, ariko nk'abantu dukunda guhura muri morning prayer, nagira ngo nanjye dufatanye dusengere kuno kwezi, mbese dusengere na kino cyumweru Imana yaduhaye. Icyo nizera cyo nuko buri kwezi kose kuba gufite imigisha yako Imana iba yarateguye ko tugomba kugenderamo. Buri kwezi, buri munsi Imana ibifite ibyiza iba yarateguye kugira ngo tubashe kubigenderamo. Rero kuno kwezi hari ibintu byiza byinshi cyane Imana yateguye ku buzima bwawe, ugomba kugenderamo, ugomba kubamo, ugomba kwakira. Kandi Satani nawe aba afite ibindi aba yagambiriye gukora. Rero niyo mpamvu nk'abakristo, nk'abera, tugomba gusenga. Yesu ashimwe cyane. Tugomba gusenga, tugasengana imbaraga, tugasengana umwete kugira ngo Satani ibyo aba yagambiriye byose gukora mu buzima bwacu ntabashe kubigeraho. Yesu ashimwe cyane. Turasenga tukinginga Imana, tukabwira Imana ngo Mana, ibyo Satani byose yagambiriye mu buzima bwacu ntagire ikintu na kimwe ageraho mu izina rya Yesu. Nagira ngo rero ngo twereke Uwiteka uru rugendo rw'ukwezi kwa kabiri tugiye kubamo, ibyiza byose Imana yateguye ku buzima bwawe byose uzabigereho mu izina rya Yesu. Haleluya. Amasezerano y'Imana ari muri kuno kwezi agomba gusohora mu buzima bwawe, uzayagireho mu izina rya Yesu, azasohore mu izina rya Yesu. Ntihagire ikintu na kimwe, haleluya, ntihagire ikintu na kimwe, haleluya, Satani azateza mu buzima bwawe. Umwanditsi wa Zaburi 91 ku murongo wa 4 Bibiliya avuga ngo azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo ni icyuma igukingira. Kuno kwezi kwa kabiri Uwiteka azakubundikiza amoya ye. Haleluya. Azakubundikiza. Protection y'Imana, uburinzi bw'Imana buzabe ku buzima bwawe muri kuno kwezi kwa kabiri, buzabe ku muryango wawe muri kuno kwezi kwa kabiri. Haleluya. Haleluya. Imigambi yose y'umwanzi Satani Imana izayihindura ubusa mu izina rya Yesu. Haleluya. Ikintu cyose umwanzi Satani azaguruka gukora agwanya ubuzima bwawe, agwanya urubyaro rwawe, agwanya akazi kawe, agwanya umuhamagaro wawe, Imana izagisenye mu izina rya Yesu. Uzahore ugendera muri protection y'Imana muri kuno kwezi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bibiliya igakomeza ikavuga ngo
ku murongo w'icenda uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Abakwifuriza inabi nibo bazagwa mu mitego y'ibyo bifuza ko wagwamo, ariko wewe uzabibonesha amaso, uzabona ineza y'Imana, uzabona kugirirwa neza n'Imana, uzabona gutabagwa n'Imana. Haleluya! Kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe. Murongo wa 10 biravuga ngo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Nagira ngo wizere ko muri kuno kwezi kwa kabiri nta cyago kizigera cegera ihema yawe. Haleluya! Nagira ngo ubyizere gusa, nta kintu, nta cyago kizigera cegera ihema yawe. Nta ngwara izagira ikigutwara, nta kintu na kimwe kizagira icyo kigutwara, kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe. Ibyo nshaka ko dusengera bene data, haba kino cyumweru turimo, haba kuno kwezi kwa kabiri turimo, nta cyago na kimwe kigomba kwegera ihema yawe. Umva, ibyo Satani yakora byose, by'abadayimoni bakora byose, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu, tugomba kurindwa. Turasenga twatura protection y'Imana, turasenga twatura uburinzi bw'Imana, turasenga twatura haleluya ingabo zo mu ijuru zibane natwe. Niryo sengesho nifuza ko dusenga uyu munsi, turisenge ku bwa kuno kwezi, turisenge ku bwa kino cyumweru. Uburinzi bw'Imana, protection y'Imana izabane natwe, kandi iby'Imana yagambiriye gukora mu buzima bwacu muri kuno kwezi tuzabibone, tuzabyakire, tuzabigenderemo mu izina rya Yesu. Ndagira ngo abantu turi kumwe kuri Zoom mufungure mikrofone zanyu, dufatanye twese muri iri sengesho twinginga Imana. Abadukurikiye kuri YouTube nawe usengera aho winginga Imana, nta cyago kigomba kwegera ihema yawe. Yesu abaho umugisha, Yesu abagire neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, turagushimiye kuri Imana igira neza. Haleluya! Uri Imana ikomeye, uri Imana y'ubutwari, uri Imana y'imbaraga. Turagushimiye Kristo Yesu kuri mu ruhande rwacu. Turagushimiye kuri kuno kwezi kwa kabiri waduhaye Mwami Imana. Turagushimiye n'iki cyumweru waduhaye Uwiteka Imana igira neza. Mwanditsi w'Izaburi yaravuze ngo nta cyago kizigera cegera ihema yacu. Turasenze Uwiteka Imana igira neza, ntihagire icyago na kimwe kizegera imiryango yacu, ntihagire icyago na kimwe kizegera ubuzima bwacu, ntihagire icyago na kimwe kizegera ibihugu byacu, ntihagire icyago na kimwe mu izina rya Yesu. Ibyo Satani byose yari yagambiriye muri uku kwezi kwa kabiri, Uwiteka Imana igira neza, tubihinduye ubusa mu izina rya Yesu, tubihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Usenge muri uyu mwanya kandi ingabo zose n'izina rya Yesu, usenye ibyo Satani yari yagambiriye byose gukora muri kuno kwezi kwa kabiri. Imanure umuriro w'Uwiteka, imanure imbaraga z'Imana, imanure imbaraga z'ijuru n'izina rya Yesu. N'izina rya Yesu Uwiteka Imana igira neza. Turasenya imigambi y'abadayimoni, turasenya imigambi y'ikuzimu, turasenya imigambi y'abarozi, turasenya imigambi y'umwasi Satani. Abatwifuriza ibibi bazakogwa n'isoni, tuzatera imbere, tuzaguka, tuzagera mu bikomeye, tuzigirwa mu masezerano. Muri kuno kwezi kwa kabiri twabona ibikomeye Uwiteka Imana azakorera, tuzatabarwa n'ijuru, tuzakira indwara, tuzinjira mu masezerano, tuzinjira mu masezerano. Uwiteka Imana igira neza, turakwinginze Mana yacu, ukomeze kutubera amaso, ukomeze kuba mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Turasenze Mwami Imana, uburinzi bwawe Mwana, ube ku buzima bwacu, ube ku miryango yacu, ube ku bana bacu, ube mu rubyaro rwacu. Turasenze Mwami Imana, imbaraga zawe zikora ibitangaza mu buzima bw'abizeye, mu buzima bw'abana bawe mu izina rya Yesu.
la mwami sole uze kele kole kugira neza bosi data. kataya Oh izina rya haleluya, Yesu umukinnyi mwami Imana imbaraga mwami turakwinginze uze mu kurwanira kwezi kwa intambara kabiri z'uburyo uzaba bwose ukwezi mwami, ukomeze k'umugisha kuba mu mu ruhande buzima rwanjye bwacu papa, mwami ibyo ndakugira ngo tutabonye mu kwezi ntahate kwa mbere neza mu kwezi kwa neza kabiri ngo tuzabibone ukwezi mu mwami izina rya kubahe mu Yesu buryo imiryango izagira budasanzwe, imbuto mu nongere izina rya kubona Yesu mwami, hari tuzabona byinshi ahantu nagiye h'umugisha kubona, ndashaka tuzagira ahantu kubona mu h'umugisha yindi shusho, tuzagira ndashaka telefone kubona mu zindi z'umugisha mbaraga, tuzagira ndashaka imeri kongera kubona z'umugisha mu oh izina rya Yesu haleluya, osha dore ndashaka kolebo mu kongera izina kugira rya inyota Yesu ryawe, inyota yo witeka Mana igira gusenya, inyota neza yo kugaruka, ndakwingize papa oh ndakwembeje haleluya mwami, utugirire oh neza rwose abadukurikiye ubagirire neza abari kutwumva ubagirire neza ubiyereke mwami ma ineza yawe ibe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu turirukana buri kintu cyose kidaturukiwa turirukana indwara z'ubwoko bwose mu izina rya Yesu turirukana intambara zose izina rya Yesu witeka Mana igira neza uzaduhe gutsinda uzaduhe kunesha mu izina rya Yesu ndagushimiye mwami Imana kuri Imana igira neza uri Imana yumva gusenga kwacu uri Imana ikiranuka haleluya iyi ndwi yose nayo izatubera idasanzwe mu buzima bwacu mwami vanyeho iby'umwanzi satani byose yari yagambiriye gukora mu izina rya Yesu bivanyeho ndabisenya mu izina rya Yesu amen haleluya Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza witeka Imana ari kumwe natwe tuzanesha tuzatsinda witeka Imana ari mu ruhande rwacu haleluya tuzingizwa mu masezerano tuzingizwa mu mugisha tuzabona ibikomeye haleluya Imana ibahe umugisha mwinshi cyane Imana ibagire neza mwakoze kubana natwe muri kino gitondo tuzakomeza ejo nk'uko bisanzwe Yesu azabashoboze kandi mutumire abandi musharinge link ya Zoom musharinge link ya YouTube kugira ngo n'abandi bakomeze guhabwa umugisha Imana ibagire neza mukomeze kugira umunsi mwiza mwarahezagiwe shalom shalom